umusaza yashyize hanze neza ko ya breakinze ko wirukanye umuntu bita Benda muri team mu ba traffic jam. Bihagaze bite? Nawe muhagaritse by'agateganyo ariko nawe namwiruka. Nisubiraho nabona ari kuri standard yacu nkuko twakoraga neza nzamugarura. Next. Iyi breaking news yavugaga imaze abasagera muri 12 yavugaga ngo uwitwa Semuhungu Eric amaze kwirukana ashwishwiburije General Bend muri crew yiwe amusimbuza witwa MC Nario. Kagira inkuru. Numva MC Nario he's good on microphone. He's a representable person. Avuga good English. Ni king of mic of course. Kandi azi icyongereza akaba azi n'ikigande n'ikinyarwanda. Kandi he knows how to drive. So rero umuntu rero uri presentable uzi indimi eshatu cyangwa zirenze n'eshatu. Kandi akaba ari no mu MC. Kuba namukoresha nango naho twahubutse. Kandi twabitekerejeho ngiye na mugenzi wanjye DJ Caspi. Muba mwirukanye Benda. Ngo namwirukanye nabaye muhagaritse by'agateganyo. Kuko yakoraga ibintu bituma standard yanjye ijya hasi kandi sinshaka standard yanjye hasi nshaka standard yanjye iguma hejuru. Niyo mva tumwe na tumwe nagiye nkatira paka igihe banje gusura kuri standard dushaka. Benda yagiraga gutya gasinda cyane bigatuma asebya Eric Semuhungu. Nama comments ariho. Singewe. Ibyo simbizi twese tumwe inzoga se. Nanga ari cyose cy'ubusinzi. Asamujijije iki? Uze? Wamuzijije iki? Kandi maze kubwira se hagajyanye na standard. Wifuza. Umugore we rero. Ubushize baravuze bati Eric ageze mu Rwanda atandukanyije couple yabo. None inkuri bayimpamo. Barasubiranye n'umugore we uhise umwirukana. Ubu ntiwakundaga Benda? Hoya mani nanga ari ibyo ngibyo. Kisigeze kubwira ko ngiye dukundana. Yarafite courage. Umugore wigeze bivuga ko dukundana. Niko. Nabutse basinzi mbaye iyo mbwiye ibintu byinjira no gasokera hano nabwiye ko bose bari turamwe yinjizaga ndi nakinjiza so. Umva rero ndwara sinzi mbaye mu open relationship. So I don't know. So nanga ari ibyo ngibyo nanga ibyo twagize kandi niyo bari mu event twicaranye n'umugore we turi ngiye kimwe. So bero nziko katari icyo kibazo. Kibazo ni ibyo nakubwiye haruko. Hari mikorane itameze neza. Bibaye ngombwa ko agusaba imbabazi Eric. Zirige ibyo biganiro twabigize inshuro nyinshi yagera mu rugo umugore akamujya mu matwi agasanga aramuhinda. Mwanya umwe arumva undi mwanya twamaze kubiganiraho ko gahunda zigomba gukorwa n'akazi yagera mu gitondo akahoriza message muri group y'aba traffic yihinduye. So rero urumva umuntu ati wapi tinda ngo naganye n'umugore wanjye kandi ngo n'umujyanama wanjye mukuru. Niwe mana rero umujyanama ubwo ngo ajya mufasha naho hande bajya gukora. Next. Eriko arakaye. Ese ubundi dusoze ubundi idea ya traffic jam yabara aba traffic muri batatu. Mwashizo standard yuko muri batatu cyangwa ninshaka kuzamo muzankiramo. Urabyane kukabisaba tukicara tukabira tukareba niba njyanye na standard mufite. No twareba ko twakwa proving nyine bitewe n'umusaruro uzazanira traffic jam. Ubu twitega iki? Kwa gatanu sinzabona tuzakorana muri DJ DJ Caspize MC Nario nanjye hose rikise muhungu kwa tuzakora mwenda sabushyira indi afishe yo kwa gatatu ya The B Lounge. Hari n'ahandi bari kudushaka hose turi mu cyari mu biganiro ahana baye mahagaritse nk'ahantu hane. Oya ho namenyeho hari hakomeye ni habiri hari The Rush Derifite Lendi meshana The Wave cyangwa se The Sky Antonov nabaye mahagaritse. Akantonov ngo wari umeze neza ngo agiye wambaye agakoti. Nayo maze gukora yo gatatu hari by'umwe bitatu. Abantu buzura? Narazi. Ariko ko ntacyo twapfuye nabahubwo nuko
terms of Ibiceri. payments cash yeah ngo kundi ibiceri ariko eri barandahiye none wasa neza gute ino nzu barebamo gute no mutwe gakeneye sanze se amene mazutu bare byose bikeneye amafaranga kwitaho imisatsi you know kudaheruka gusiga inzara mbiretse gute ako ziracyameze neza nushaka ubu ziretse gutyo bavuga ko mfite inzara nziza zereka umusore wanjye ashyireho areba mutubwire niba Eric afite inzara nziza abakobwa bakunda kubimbwira n'abahungu mfite inzara nziza kandi noneho zitazamuye abakobwa ni bagenzi bawe bo bababona nta kibazo niko eri reka ngushimire cyane urakoze kutumara amatsiko reka dutegereze kuwa gatanu muri people muzabikora gute ese iyo trio yanyu zaryoha nkuko mwari mumeze we na Benda na Caspi zaryoha cyane ko turimo na King of Mike scenario ariko ko abantu benshi bavuga ko na Bilonge na The Bilonge Nyamirambo abantu benshi ko bavuga ko impamvu wazanye na Lyon ngo ari Bogari kandi wese bazanye na representable eka cyurabura abantu nawe kubera kuba muri Amerika cyane umva kantu bashyizemo ariko ubundi twari dusanzwe tuziranye guhera kera sirukuba mu bonye ngo ari Caspi ari Nario tuzakira muri 2018 cyenda gutyo so rero nanga ari umuntu navuze ngo nabubutse kupfa kuza kandi dukora n'ama live entertaining abantu live stream ibintu nk'ibyo ya za IG heos muri za covid hose baraza yeah niso usuri boga ya mwana arizize sha ntago ndi productive Eric akunda amafaranga kandi ntago nzi uburyo bayashaka Eri uzajya utwigisha ukuntu bakorera amafaranga yego nta kibazo reka ngushimire cyane